Ange. Ihangane. Ikibazo gihari kandi ndakibona kandi kiragaragara. Ihangane, ibyo nibyo bitagukura. Kandi burya ibyiza bisimburana n'ibibi. Kandi byose byaremwe n'umuntu, ntabwo ari ku nyamaswa. Fabiola. Icyo ufite kumva nuko hano nubatse. Kandi ntabwo ari intandaro y'uko nsenya. Sibyo? Gusa byose ndabibona kandi ndakuzirikana. Harya hasigaye iminsi imwe kugira ngo ukwezi kuzure. 15. Urumva utakwihangana ku buryo iyo minsi wayimara? Ange? Ntabwo wakwihangana ngo iyo minsi uyimare? Kuko ntabwo mbona iminsi 15 umaze irahagije kugira ngo umenye umuntu umenye nuko umutwara, sibyo? Ihangane rero iyo minsi 15 irangire nkishyura ukwezi ko noneho uzaba usubiye mu rugo, sibyo? Sibundi kuki mama nyanga? Icyo kibazo kiragoranye kugisubiza kuko akenshi niwe mwiriranwa hano mu rugo, ibyo mupfa ntabwo mbizi, ari wowe ntacyo umbwira nawe ntacyo umbwira, uretse kubona gutya gusa. Nse kumva nagerageje kumubera umwana mwiza ariko akanga kanyanga. Basi wazamumbarije ikintu amubona. Ange, ngende mu rungabangabo. Ndi mu rungabangabo, sinfite icyo gukora gusa. Okay. Ihangane iminsi 15 ntabwo uzaba upfuye, uzaba ubabaye ariko ntabwo uzapfa. Ku mafaranga twumvikanye niba nashoboka nzakubakabira, ariko byibuze uzajye mu rugo hari n'icyo utwaye. Nayandi naguhaye ndihe mama wawe ntabwo nzayagukata, nzagukwezi kwawe kuzuye. Urabyumva? Okay. Uyu mwanzuro turafata rongo, sibyo? Kandi you have to be strong. Ibibazo tuzahura nabyo, tuzabikemura, tuzagira ibihe byiza twishime, ariko n'iby'umubabaro nabyo nibiza ntabwo tuzabisubiza inyuma. Komera, sibyo?
Safa. Mayi. Murakomeye. Sisha, kona yirutse wambara utumiri wawe mu rukore rya risha. Ndabaye mu rukora ahubwo wowe ahanahe. Bite. Ni byiza. Numurawe. Nshuti wanje. Okay. Ntago muzi. Umuntu se muraziranye? Turaziranye uyu nguyu kuva kera. Ahubwo komera gutaba mu Rwanda umeze bite? Uri hano gute? Ni bisanzwe. Ndi hano mu Rwanda, ndi Dubai, hose mama Zambia. Ni bisanzwe ariko nta nko kuvuga ngo uvuye ujya ku Gisenyi. Bite se? Ni sawa long time. Maze igihe kinini cyane kabisa nakubona. Mugeze. Kutambwiye ufite umushuti. Umushuti nyine bisanzwe nta bintu nabirenze nyine. Kenge n'ubwa mbere mubonye. Uyu ni umushuti wanjye yitwa Alexia. Nari muherekeje yari yaje kunsura. Okay. Muzara hose? Araho barakomeye. By'i Kigali nyine. Buni yashaje. Amaze gukura. Ndabona ntacyo ubaye. Ntacyo ubaye. Ntacyo ubaye kabisa. Alex. Ni nka mubyara wanjye niyo mpamvu ubona. Ni bisanzwe ni bisanzwe. Nanjye rero ndi umushuti we nari mvuye kumusura yamerekeje nanjye nari ntashye ngiye mu. Yego. Yakongera ngo ugende umubwira uwo ndi we, umunsobanurire neza. Oya ndamubwira nta kibazo. Bo kandi mfite gahunda ari projet y'abataliyani. Ishaka abakobwa nkamwe y'abadamu. Urumva? Izagera muzajya mwiga imishinga. Bakaba baha agafaranga. Urumva mugomba kunshaka. Chérie, ça va? Ça va? Koze Yari. Koko. Ku buryo nza mu rugo nkakirwa undeba gutya. Koze Yari. Koko. Umuntu kunyakire koko. Bajya ukabwira Ange se akakwakira. Ko niba wagira ngo wasimbuye kuba umugore muri uru rugo. Ariko Yari nongere nkubaze. Ange ko mudasangiye umugabo, Ange mupiki. Nanjye nicyo kinyobera. Ibyo nasobanukiwe. Sinzi impamvu rero Ange akiguma muri uru rugo. Kandi si umugore muri uru rugo, si n'umwana muri uru rugo. Nzi ko ari umukozi. Ndibaza rero ikintu kiri de special wabonyemo Ange. Nimba mbona nta n'icyo gikenewe muri uru rugo. Koze Yari. Mbwira pe. Kandi mbwira ko ari ku mutima. Ange akubangamiye gute? Bireshya biti. Reka nongere nyikubaze. Ntabwo mukunda. Uranyuzwe? Cyangwa urabyumvishije ibyo mvuze? Simukunda. Nabyumvishije. Urazi? Ndakwanga ntiba mu ndagukunze habe na mba. Okay?
ubwo no kugushaka urumva nitwe tugukeneye cyane. ahubwo uwo mushinga natwe turawukeneye ukawudushyiramo bakadushyira mu mushinga. ya Yego. mugomba gushaka urumva ngo nkamwe babiri sibyo Yego. uyu munsi ni kuwa kangahe Ni kuwa kane. kuwa kane samedi Okay. samedi muzaze mu rugo Yego. ariko kuri ya nzu yindi yanjye iri mu nzu urahazi hamwe ndahazi ndahibuka. muzane sibyo bo muzabwire n'abandi ariko nzajya mbahamagara buri wese umwe mubwire ntuza projet n'iki na contract yiwe ngubwo wowe uzaza samedi tuzabanza tuzane kuko atahazi ya uhamwereke mamwereke ubwo ngubwo ibindi tuzabivugana twaje ubwo wowe sibyo azasigara sinya contract wozagenda ujye mu byawe urumva musinyiye mugira intuza mamwereke ngende ubwo nawe uzaza dimanche okay ubwo gutyo n'abantu uzabwira okay ubwo gahunda niyo nyine tuzakureba samedi hari ikindi se ntacyo birahagije kandi bashaka ko abategarugori b'u Rwanda cyangwa abari b'u Rwanda biteza imbere nicyo abapapa dubereyeho cyangwa se abagabo urakoze cyane sawa sawa ibihe byiza. ngusabe bwa rimwe niba nkunda nk'umugabo wawe twashakana ngusaba akantu gato cyane ukihangana niyo kaba kakuremereye ihangane iminsi byibura y'ukwezi irangire ukwezi kwe kurangire tumureka atahe ako niho kantu gakomeye wenda nawe ngusabye iyo minsi ikibazo cy'iyo minsi ikibazo cy'iyo minsi ikibazo cy'amafaranga uri bumuhe nta kibazo mfite none se kubera tutegereza iyo minsi yo kirangira urashaka ko mwishyura yose waretse nkanamuha dabo ariko akamvira kuki utegereza iyo minsi cyane burya umuntu ahembwa amafaranga atakorewe cyangwa ahawe igihembo atakoreye ntabwo agiha agaciro uriya n'umwana mutoya n'umwana ejo nawe uzubaka agakora urugo ese ubu ngubu mbwiza ukuri ibi nakwigira ko akubona urabona niba yaragusanze uri umumama uri umubyeyi uri mu rugo warashatse ubona we uzamuha inspiration byibura yo gushaka ugiye kumwe ntacyo bikubwiye hano ikindi ahubwo nari ngutegereje uretse ayo magambo igisubizo cyangwa icyifuzo cyane ntabwo cyakiriwe ahubwo wisuzanamo ibindi kuko ari guteye ari nakuremye sibyo nkubwira ikibazo cyanjye kugira ngo unyumve ahubwo ushaka kubirengaho uzana ibindi nakubwiye ngo niba ari iyo minsi itegereje ko irangira tuma amafaranga dabo niba ari nacyo kibazo cy'amafaranga afite ariko amvira nawe urengejeho umbwira ibindi ntabwo ngiye se ndirore modowe sheri ndeka nta n'impamvu njijisha ndakuzi ariko sheri uzi ukuntu uri mwiza iyo usetse ubu nyine nabaye mubi kuko n'ubundi mwirirwa mubivuga ko ndi mubi sheri wambariye ukajya unsekera wakunda ntabyo nkoze banza wirukane Ange uriya mwana aba ikibazo hagati yanjye nawe wakiza warangije kubikora ubwo yateraga intambwe bwa mbere ariko reka nkubaze ntabwo ubyibuka ukimuzana bwa mbere hari amahoro yigeze yongera kugaruka mu rugo hari ibyishimo nigeze kugerana nawe kubera uramba kuva yaza ni ikikwereka ariko ko ari ikibi niba rero nkunda koko wakujuje ibyifuzo byanjye kuko ukambabarira akamvira basi nsekera ndabikora ntabyo nkoze sheri ngaho nsekera ariko ndabikora ngaho ishimwe mwana yanjye si washakaga ko ngusekera se nongere se ese ubu nkanjye ari njye ugukorera ibingibi wakwishima erega urara ukuntu njya kuvuga ikintu kibi
umutima wanjye cyangwa ijwi ryanjye rikahera mbabara udatuma nkubwira nabi mba nigengesereye hato utazajya uvuga ngo ugira umugore w'umutima mubi ngo ugira umugore uvuga nabi ariko ntukajye umpatiriza kuba navuga nabi shaka urabizi uko byagenda kose I love you. Ana Yoha biteze umeze ute siko nari nakubuze kuri telefone wari wagiye ngaho nayo se ugiye kuyigurisha kandi ako se wabaye uti ibintu byawe byose ni mu mafaranga nta n'ikintu ushobora kwizigama ninde se ugiye kuyigura iyo ariko ntabwo wari kuyigurisha wari kumbwira tukagurura tukajya kureba veterineri akayitera umuti ubu uraje uyanywere birangize vuba rero ngiye kukohereza amafaranga kuri telefoni maze uze mu rugo kandi ugomba kuguma mu rugo naranje kubivugana n'umugabo uratangiye amatiku yawe none se bigutwaye iki ngwino uze mu rugo mbashe gukurikirana ibibazo byawe yoha kandi mbabarira mba nashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo uze hano mu rugo kandi hari n'ibintu byinshi ushaka kumfasha agenda none se dako unyogereza ibyumba ndabigusabye nta mukozi ngira wowe ngwino nkwereke icyo tugomba gukora hano mu rugo ngo ufite akazi kandi gakomeye ntabwo ari ibyumba ugiye kujya wirirwa unyogereza nta n'umwana ngira ngo uramuheka ibyo bintu by'amatiku yawe bire kuko ndabizi wanywe bya biyoga byawe we numara kuvayo kandi ayo mafaranga uyabike hoya yo mbabarira urebe wa mudamu kwa kamarade ubuze umubwire nyine ajye muri iyo nzu aba yirimo umusige ntuzi ko ari indushyi se afite n'abana uyayimusigamo akajya abasha kuhareba sawa ndahita nkwereza amafaranga ariko se ubundi ntuyafite ndirirwa njya kohereza amagi ufate kuri ayo ngaho ari we wagurishije iyo mwene yewe tubiganireho ariko ndakubwira wowe uhakana ikintu utaranabyumva ibyo ngushakira ngwino ariko ngwino uze kuba Kigali uve muri icyo cyaro nyagupfaho ariko kuki umuntu akugirira neza n'ubyumve ubwo uratangiye amatiku yawe ndakuzi yo hajya umbabarira uzi ko ariko nawe uri umutwaro uba umpekesha sawa rero ngaho banguke ndaza kuza kukubikira bagutekera iki mugende nyoko uranyita mugende nyoko ya Yesu urinde uruwahi uragenzwa n'iki ko ntakuzi so umuntu atukana umuntu atazi yego si uburenganzira bwanjye se ntabwo ibyo bintu bikwiye umubyeyi nkawe se numva ufite amagambo menshi uvuga ikikugenza se ntiwamana karibu ngo tubanze twicare nkwibwire mu rugo rwanjye nta mugore ugira ugeramo nta nshuti y'umugore ngira nta muvandimwe w'umugore ngira uruwahe Yesu wanjye se madamu uri mu ntoki ubwo rero wiyambikishijwe inkweto ndende ubujipo bureba bugufi yabugera iyo ngiyo imisatsi wasitera ubujarevure wazinze nguje mu rugo rwanjye
sohoka. ese umuntu atuka umuntu atazi Reka nkubwira ahubwo uretse no kugutuka no kugukubita nagukubita kuko hano bafite uburenganzira nta muntu ujya unyinjirira mu rugo sinzi ikintu kidayimoni kutumye uza gukomanga hano ku gipangu cyawe sohokera umvira use ko utazi uwundi we utazi n'ikindi ibyo ntago bindeba uko uri we ukamfata gutya ntago bindeba mata ntago ibi bigukwiye okay none uri marayika wo mu ijuru umanukiye mu ijuru uje mu rugo rwawe cyangwa ni indaya zije gutwara abagabo bawe uri indaya suje kumutwara ise umugabo wawe umva ndakwiyama ariko iryo zina ntago bajya barivuga ntabwo izina umugabo wanjye nta muntu ujya urivuga iryo zina bigaragara nta cyizere wigirira ku mugabo wawe wamukorera nkuko wabivuze ngo simpuze nanjye ntabwo nzi udatuma bari barahari ndagate katavogera ntawe ujya umenyera madamu wansohokeye ukamvira hano mu rugo sohoka nta rindi jambo ryawe nta kintu ntashaka kumva sohoka sohoka ubyihorere izi saha ntacyo nkubwiye ariko igihe kizagusobanurira ariko nyagasani we ubwo nanjye ndi hatari wo kuba narwana n'igeno ryanjye ndetse n'igihe kuko nta kintu njya igihe kizakubwira ubundi wamaze ariko ntago bikwiye umubyeyi nkawe gutuka umuntu ukugendereye ari ubwa mbere babarira inzibe ubwo si uwuzi umutuka sohoka nta mugore ujya ugera mu rugo rwanjye buri muntu wese agira uko ayobora urugo rwe sohokera mu rugo hari igihe uzanyifuza mwifuza mwiki wanjijeho genda mwifuzamo ibiki ntuzongere no kungarukira hari igihe uzanyifuza hano habaye iki mva habaye iki ntabwo wamubonye ubwo ushatse kuvuga ko utamubonye mbwira uriya ninde uriya mugore ninde ntasi namubonye utamubona ntabwo wari uhagaze ahangaha ntabwo wamubonye yewe muherekeje ntakureba ahangaha oya urambeshyeye sheri reka nkubwire ndibaza ko ari we muntu wa mbere unzi kurenza abandi bantu bose twumvikane kandi twubahane uriya mugore ninde nta nshuti y'umugore ngira uretse umugore uyu suriye nta muvandimwe ngira nta nyogosenge wanyeretse nta mushiki wawe wanyeretse uriya mugore ninde akoze ishinga basi abantu bose uzajya ubafata uko bafata babarira sheri reka mubwire batata we basi nibura mbabarira umbeshye ngo ni uwo mukorana kuko sheri wanjye aramutse ari umugore uje kukureba cyangwa se mu kimwe arihabara sibyo nizere ko ari we muntu wa mbere utse kandi ubu ugiye nkureba hari icyo nketse hari n'icyo nikanze icyo kintu rero mbabarira numva ijambo ryawe risohokamo wambwira ngo simuzi wambeshya ngo wenda ni bosi mukorana cyangwa gusa turi uwanjye uyu umwe gusa ariko se uranshije ngo namubonye ntawe nabonye aha hantu mimukiye vuba cyakora mubonye mu bitugu nta handi hantu mubonye aha hantu mimukiye vuba nta muntu wo muri iyi karitsiye nzi nirinda no kugirana kominikasiyo n'abagore none amagambo uriya mugore ambwira ati igihe kizampa igisubizo nzamwifuza nzamukenera ni mugore nyabaga ubwo bitewe n'ikiganiro mwagiranye ishyari ntacyo nta burage nyengerana n'abagore erega mvuye mu nzu ndi kubona rekeraho amagambo anyibiririye ntabwo ndi umwana sibyo ndi umuntu mukuru kandi ndakuze sheri narakubwiye ngo niba hari ibanga uzi wabitse utambwiye ujya munsi uzarimbwira niba uzi yuko hari ibanga uzi ubitse mugabo nkunda ariko ndakuruwe uyu mugore ko mukunda ari umwe uyu mugore akaba atangiye mbona ari kunyereka ingeso ntazi uko zimeze